ibisabwa. NIDA yagaragaje ko abifuza guhindura ifoto iri ku ndangamuntu babyemerewe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA cyatangaje ko abanyarwanda bifuza guhindura amafoto ari ku ikarita ndangamuntu zabo adahuye neza n'uko isura yabo imeze magingo aya bemerewe gusubira kwifotoza bakayihindurirwa. Iki kigo gitangaje ibinyuma yuko hari abaturage bagaragaza ko babangamirwa n'amafoto ari ku ndangamuntu zabo atagihuye n'uko bameze uyu munsi, ndetse rimwe na rimwe hakaba serivisi batabona kubera icyo kibazo. Umumotari witwa Ndagijimana Charles yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko hari serivisi abona abanje gusiragizwa bitewe n'uko ifoto iri ku ndangamuntu ye igaragaza isura y'umuntu w'umwana, nyamara ko yagiye akura yarahindutse mu buryo bugaragara. Uwitwa Tuyishimire Emmanuel we yagize ati: iyo ugiye kwaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa pasiporo hajyaho ifoto iri ku ndangamuntu. Twumva bagafasha ifoto nshyashya y'uwo muntu kugira ngo naramuka agize aho hajya ahatari aho yafatiye ibyo byangombwa batazamushidikanyaho. Annette Mugwaneza, umukozi ushinzwe itumanaho muri NIDA, yatangaje ko iki kibazo cy'amafoto yo ku ndangamuntu atajyanye n'igihe gihari, ariko ko byemewe kujya kuyahinduza. Ati nta kindi umuturage bimusaba